Mbahaye ikaze kuri Itafari TV, mwebwe mukomeje kutwereka ko tuba turi kumwe umunsi kundi, turabashimira cyane. Wowe wamaze kuba wakora kuri subscribe, turagushimiye cyane. Nawe utarayikora niko kanya kugira ngo bashe kuba wakora kuri subscribe, ni inkunga ikomeye cyane. Tuba turi kumwe umunsi kundi tugira ngo tuzamure ibikorwa byacu. Tudatinze rero uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru imaze iminsi ivugwa n'umudamu umwe hariya Kimisagara, wahoze ari umufasha witwa Irene Murindahabi. Irene Murindahabi muramuzi cyane, n'umunyamakuru ukomeye cyane, ndetse akaba ari na manager w'abahanzi hano mu gihugu cy'u Rwanda bagiye batandukanye, twavuga nka Vestina ndetse na Dorcas, ndetse hari n'abandi yahoze abereye manager ariko baza gutandukana, barimo witwa Niyo Bosco muramuzi. Irene kandi akaba ari umunyamakuru ukora ku Isibo TV. Sibyo gusa nawe akaba ari umu YouTuber ufite umuyoboro wa YouTube ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, yagiye akora ku maradiyo menshi yagiye atandukanye mu myaka yagiye itambuka. Gusa tugiye gusubira inyuma gato turebe ubwo yakoraga kuri radio yitwa Isango Star 2018 habaye iki. Muri uwo mwaka nibwo witwa Irene Murindahabi yakundanye n'umukobwa wa Kimisagara, ndetse biza kurangira babanye nk'umugore n'umugabo, nubwo urukundo rwabo rwaje kurangira rujemwo agatotsi baza gutandukana. Isa aho batandukaniye iki cyabaye. Ahangaha ndi kumwe n'impuguke igiye kudusesengurira byinshi ku rukundo rw'aba bantu bombi, atubwira ibyo abiziho ndetse n'icyo abivugaho. Tugwaye ikaze bwana Porute, watangira wibwira abakurikiye Itafari TV. Murakoze. Amazina yanjye ni Manishimwe Porute. Nkuko wabivuze, umunyamakuru Irene Murindahabi inkuru yagiye hanze yuko hari umukobwa bakundanaga. Uwo mukobwa bakundanaga igihe yakoraga kuri Isango Star, baza kugira aho bashimana barabana. Kubana kwabo nyuma urukundo ni rwakomeje, ariko batandukanye baramaze ku hagati yabo bafitanye umwana. Navuga ko yari yaramuteye inda batarabyara muri make. Noneho nyuma nibwo baje gutandukana, umwe agenda ukwe n'undi ukwe. Gusa inkuru y'agahinda yajemo nyuma nuko umugore we cyangwa uwo batandukanye yaje agaragaza yuko nta kintu Irene yafashije umubyeyi, umuryango. Ni ukuvuga ngo Irene uwo mwana abereye umubyeyi cyangwa se yabyaranye n'uwo muri mudamu wari Kimisagara. Irene nyuma yuko batandukanye nta kindi kintu yongeye guha uramugore cyane. None se ubwo umwana we nawe yamuretse cyangwa we yakomeje wenda gufasha umwana ariko wenda nyina ntiyamwitaho? Umwana yaramuretse kuko na communication yari hagati yabo asa nk'uwaborotse telefoni ku buryo ngo atazajya mubona. Uko byumvikana muri iki kiganiro uyu mudamu yakoze, avuga ko Irene ngo yamuborotse. Avuga ko batahuraga ngo baganire nta mbese bahuriraga na hato. Urumva rero kuba ufite umwana uzi ko wateye inda umuntu, niyo mwatandukana kabone n'umwe mwatandukana, kandi Irene urabizi kuntu yifashije, warangiza ukajya hariya ntugire n'ikintu ufasha umwana wawe, kandi noneho abandi hari abo ufasha bari hanze, nabyo ubwabyo bari ikibazo. Ubundi se bavuga ko umubano wabo mubi kugira ngo utangire kuzamwo agatutsi cyangwa se urukundo rwabo rugire ku iherezo byatewe n'iki? Ni ukuvuga ngo icyo bagaragaza cyo nta kintu bagaragaje nyirizina kivuga impamvu batandukanye. Ibintu by'ingo nyine nawe urabizi, hari ukuntu wenda bamwe baba batumvikana ukuntu bagahitamo kuba batandukana, ariko muri uko gutandukana kwabo bagahita mbese bashwana burundu ku buryo noneho umwe aba adashaka no guhura n'undi. Ariko ndakeka ari za ngaruka z'abantu baza mu rukundo ntibamananemo igihe, kuko unkurikije ibyavuzwe muri la video uriya mudamu avuga ko we na Irene bahuye bwa mbere muri 2018 aribwo bamenyanye, ndetse binarangira babanye muri uwo mwaka. Ni ukuvuga ngo mwaka ugirwa n'amezi 12 byakugora kumenya ese bakundanye igihe kingana gite. Urumva hagati yabo nabo ni nka kwa kundi umwe aza ashyushye. Bure twavuga ko hagati yabo umwe yarashyushye, cyangwa bitewe n'ukuntu umwe yarazi undi aza yumva ko arahita afatira ako kanya. Nibyo nizo ngaruka zaje nyuma rero. None babanye bo uko bari bazi ko bagiye kubana, basanze atari ko biraba. Biba ngombwa yuko barangira bashwanye, baratandukana. Mu gutandukana kwabo rero ingaruka zakomeje kuza, kuko niba iyo myaka yose ishize uyu mugore akaba aribwo agaragaje agahinda ke n'umubabaro,
urumva ko hari ibyo yari yakomeje kwihanganira. Avuga ati yaramborotse, amaze kumboroka nkajya mushaka nkamubona, n'igihe bahuye aramubwira ati ko wamborotse bimeze bite. Irene ati tuzi ariko utiteza abantu, tiburetse tutiteza abantu, ngwino hano yino. Aramwegera aramubwira ati ntacyo areba muri telefone, ati arebye masanga koko yari yaramuborotse, ati nta icyo ndakuborokora. Muri ko kumuborokora n'ubundi nyuma bivugwa yuko yamuborokoye uwo munsi bahuye, baravugana ku mugoroba, amuha ku mafaranga. Amaze kumuha amafaranga ntago yavuze umubare we yamuhaye, ayo mafaranga ntago bayavuze umubare. Amaze kumakura ayo mafaranga nyuma nibwo noneho yahise yongera aramuboroka, communication zirarangira. Urumva umugore agenda akakomeje kumwitwa kuko yari ari kuvuga umubabaro we akanarira. Mu by'ukuri urumva ko imbogamizi aha n'ibiri hamwe. Hari ukuntu abasore b'ubu bafite ukuntu baba bashaka gutwara ibintu, ariko kabone nubwo waba umuntu yaragukoreye ikosa ari umumama, ariko umwana wawe jya umenya ko ari amaraso yawe. Ni ukuvuga ngo urukundo rubi hagati y'abakundana cyangwa se ingaruka ziva hagati yabo ubwabo, ntabwo ingaruka zakabaye zigera ku bana baba baravuye hagati y'uko ubwabo bakundanye, kuko abo bana ntabwo ari bari bo bagize uruhare kugira ngo batandukane cyane. Abana n'inzirakarengane. Ni ukuvuga nk'uko uyu mudamu akomeza kugenda avuga ko Irene yashatse kumuharabika ariko ngo mu itangazamakuru. Avuga ko ngo yagiye yagerageza kumuharabika mu itangazamakuru. Ni ikiganiro uyu mudamu yavugiye kuri chaîne ya YouTube yitwa Wide TV, aho avuga nyine ko Irene yagiye amuharabika cyane rwose mu itangazamakuru. Ni ukuvuga ngo ni byinshi cyane bagiye bavuga. Urumva nyine wowe erega uri hejuru y'undi niwe uyobora. Impamvu Irene nuko ari we wari public nyine wabonekaga, wakundaga kuvuga. Urumva uwo mudamu hanijya n'ubushobozi yari afite bwo kuba yajya mu itangazamakuru ngo agaragaze ukuri kwe. Urumva rero hagati yabo kereka bahuye ari babiri mukababaza ibibazo bari kumwe, cyangwa nibwo bababwira ukuri. Naho gucya umwe ashobora kuvuga ibye n'undi akavuga ibye, akavuga ati twarabanye bigenda gutya na gutya, undi bigenda gutya na gutya. Urumva rero hagati yabo hari uba wihisha undi. Urumva niyo mpamvu bamwe batubwira ibyabo n'ibindi byabo, ariko urumva imyaka ishize yose ni myinshi. Uyu mudamu avuga ko we na Irene bamenyana, Irene yatahaga iwabo abiwabo. Akanavuga kandi ko Irene atanywaga inzoga, ari ikintu yari amuziho. Ndetse uyu mudamu akomeza avuga ko uyu witwa Irene rwose nta bintu by'ubugome yari amuziho, ariko nanjye naje gutungurwa. Urumva ko ari ikibazo cyabayeho hagati yabo utamenya. Ni ukuvuga ngo niba barabanaga, urumva umudamu byo yavuze ati twarabanaga siyanywaga inzoga, ariko muri uko kunywa inzoga ngo hari ikindi furi yajyagamo, nuko yanze kuyivuga ngo hari indi furi yajyagamo. Uyu mudamu hanavuga ngo Irene ntabwo yajyaga mu kabari. Ati Irene ni wa muntu utajya mu kabari rwose, kandi murabizi ko abantu batajya mu kabari nta bintu bindi bibi wabasangamo cyangwa se ibigare. Ariko hari akaneta yongera akavuga ngo gusa hari ikintu nge nawe tuzeranyeho, indi furi yafataga. Wakwibaza ngo ese iyi furi yindi niba atari inzoga ni bwoko ki? Nyine wakwibaza ati se ni urumogi niki? Nyine nicyo kibaza aho kihishe buri uriya mudamu aba yifite mu mutima we. Urumva niyo mpamvu hari igihe avuga ati mbigaragaje, ndamutse mbigaragaje Irene ashobora kuba yajya mu munuza mu rukiko. Ashobora no kutajya mu rukiko wenda kuko ntiyaba yamureze, ahubwo wenda yaba mwiciye izina cyane nanone. Ubwo rero urumva yuko ni hagati, niyo mpamvu ikibazo kibaho, umudamu agashaka kugaragaza ukuri kwe, ariko Irene ntabwo twe twumva ikintu atangaza nyirizina kuri. Uyu mugore aracyita Irene ngo ni bebe. Avuga ko ati iki kintu sinakivuga, tubiziranyeho, ati subizi rata bebe, nge nawe ubwo we nawe nibo biziranye. Hagati ni ikibazo rero abagore n'ikibazo cyabo, urukundo rwabo ruba ruri hafi. Ariko n'ubundi abahanga bavuga ko aho yaciye ni ukwanga ubura abantu baba barakundanye, biragoye ko batandukana burundu. Burya umuntu mwanabyaranye mumuzanye cyane, ndetse n'impamvu baratumye mushwana nayo buriya ibihari, kandi mufite uburyo mwayikosora. Cyane ko muri iyi minsi hari ibintu byateye, ibintu byitwa ngo gutwika, pranka, ugasanga umuntu araje avuza ibintu nk'ibi ngibi byose, mu by'ukuri nta kindi kibyihishe inyuma ari ukugira ngo azamure izina ry'umuntu.
ugasanga ibi byose byavuzwe baraziranye barabiziranye. ni nka théâtre tuba twabonye, nubwo ariko bimeze gutyo, prank zimaze kuba nyinshi hano mu Rwanda, ntabwo wakana ko ibingibi nanone ari ukuri. Ni ukuvuga ngo ikiba gisabwa ni ukugira ngo abo tubwira ibintu n'abo tubyereka bo babicayure ukuremo ukuri kwawe, ariko muri iyi minsi rwose sinatinya kubivuga ko bigoye kumenya uvuga ukuri n'utavuga ukuri. Cyo biragoye hagati yabo, biba bigoye kuko impamvu urumva niba we akimwita bebe yangiza akagaragaza uburyo yamuborotse akanarira, urumva ko umugore wenda ku ruhande rwe ushobora kuba yaba akimukunda, yaba akimukunda, ariko muri kwa kumukunda Irene we ashobora kuba atamukunda, nabyo byanashoboka. Noneho nyirizina ugasanga nicyo kibazo kibaho, wa mugore afite urukundo rwinshi rwo kuba yumva ko Irene bitewe ko Irene yabaye n'umustar ubu arazwi henshi, avuga ati uyu muntu ngize amahirwe yakongera wenda akankunda n'urugero, ariko Irene we akavuga ati ngewe wapi, bitewe na level nawe aba ariho, hari abo baba bari kumwe. Ari mu minsi itambutse twumvishe beef iri hagati ya Irene ndetse n'uwitwa Yago. We Yago yavugaga ko agiye kuzashyira hanze amabanga yabo yose, akavuga ko azashyira hanze abana b'abakobwa barira uwitwa Irene yagiye yangiriza ubuzima. None nyuma y'iminsi mike cyane tubonye uwa mbere aje mu itangazamakuru avuga ko yahemukiwe n'uwitwa Irene Murindahabi. Si ibi gusa, uyu mwana w'umukobwa akomeza avuga ko wenda akatumwita umudamu nk'uko abyivugira, avuga ko we na Irene bahuye ubwo uyu mukobwa ngo yacuruzaga imyenda mu mujyi, ariko afite umuntu yakoreraga nyine yacururizaga. Ese twavuga ko uyu nguyu ari umwe muri babandi Yago yavuze ko Irene yagiye asambanya ubundi akabajugunya haba hari Kimisagara? Nabyo byanashoboka, kuko nanone sitwarika kubyemeza, kuko Yago niwe nawe wabuzi amakuru nyirizina y'icyo kintu, kuko niba yaravuze ko nawe bitewe n'ibyo yamugaragaje nawe hari ibyo azagaragaza, urumva icyo gihe nawe ni ikibazo gikomeye. Gusa ikintu kiba cyihutirwa kumenya nuko utabishyira ku mbese kuri Yago bwite uvuga ati niwe wabivuze, ahubwo wowe nyirizina ikintu uba ugomba kumenya, kumenya ubucukumbuzi, ugacukumbura ukavuga ati uyu muntu ibyo yakoze yenda nibyo cyangwa ntabwo ari wabikoze. Ariko gusa wenda iyo tubona byanyuze kuri YouTube ya Yago, twarwita ako kanya twarwita tuvuga yuko ari we wabigize ute, wabigaragaje. Ariko kuba atariho byanyuze ntabwo wahita ubyemeza ako kanya. Nyine umuntu yakwibaza tese wasanga ari bitangiye gututumbuka cyangwa se bitangiye kujya hanze, kuko yasa nkaho yari yabivuze ko bahari. Nabyo byanashoboka kuba yanze ko yahita ako kanya bigaragara kuri YouTube, urumva ko bifu zaba zibaye ndende akabinyuza hirya. None muri kwa kubinyuza hirya ni mu buryo bwo kugira ngo abizamure, ariko nitwaze ko ari we wabikoze. Nabyo birashoboka, kuko amabifu baba bafitanye abantu aba ari menshi cyane. Ariko sinahakana ibyo Yago yavuze, kuko uyu mudamu avuga ko we na Irene batabanye byemewe n'imiryango. Twabanaga bimwe by'iki gihe hagati yacu bwacu, imiryango itabizi. Sinavuga ko yangize umugore, kuko uyu mugore akomeza avuga kandi ko ngo uwitwa Irene ngo babanye igihe gito cyane rwose, nta gihe bamaranye nk'uko uyu mudamu abyivugira, akavuga ko we n'uwitwa Irene n'imiryango itabazi. Ni ukuvuga ngo nk'uyu mudamu umuryango wo kwa Irene ntabwo bamuzi, ndetse na Irene umuryango w'uyu mugore ntabwo bazi ko yanashatseho, babonye umwana arabyaye gusa. Urumva no mu buyobozi iyo umuntu mutasezeranye byemewe n'amategeko bamwita indaya. Urumva ni ukuvuga ngo uyu mugore nawe ubwe nyirizina ibyo ari kuvuga, usibye wenda kuba Irene yavuga ati ngewe twarahuye gutyo turaryamana umunsi umwe mutera inda, no kuba mwabana mushobora kuba yaza akagusura mukabana igihe runaka ariko agagenda. Urumva ko si n'umugore we desha, ahubwo nyirizina wenda icyabaye nuko yaje kumutera inda. Uyu mugore arabyivugira, ngewe nagize urujijo, haravuga ati ngewe na Irene twarakundanye. Ubundi mu kandi kanya akavuga ngo urebye urukundo rwacu nta fondasiyo rwari rufite, ngo yari amuru imeze nk'iyo ku ishuri. Niyo mpamvu nashidutse aranteye inda birangirira aho ngaho. Ese abakobwa cyangwa se abandi basore bajya mu rukundo, ubundi muntu mukundana ukwezi kumwe bikarangira mubanye, byo birashoboka? Ni bya bindi bita nyine
inkunda rupiro, kuko niba umuntu birashoboka ko umwana akundana pe umunsi umwe mukaba mwana abana bigakomera, ariko nanone bitavuze yuko buriya utari wamenya umuntu nyirizina. Noneho cyane cyane hano i Kigali guhura n'umuntu ako kanya mugahita mwumva muri mudu y'abana biriya bari amarari abihisha inyuma. Nta marari. N'uyu mukobwa arahagera akavuga ngo njye nari ndi mu rukundo ruri kunyakamo rwose rwarangiyemo. Ati njye numvaga rwose bitazagira ngo bihinduke. Ni ukuvuga ngo ni hahandi wenda mukundana muri babiri nyuma umwe akaba abirimo undi atabirimo. Ikigaragara ko icyo ngewe ikintu ndi kubona cyo Irene yishakiraga kwirira umwana, niko njye nabyita. Uzi impamvu nabyita gutyo? Nuko impamvu uwo mukobwa, ikigaragara cyo umukobwa yakunze umusitari, urumva agendera ku musitari aravuga ati ngewe uyu muntu reka ngira ute, reka ndebe kuntu twakundana vuba. Umukobwa nawe ahita ashyuha bitewe hari umuntu gukoraho, wenda ifata urugero hari umusitari ushobora kubwira ati ngewe ako twibanire cyangwa umwungire agahita totali nazo yaza agahita yemera bitewe n'iki n'ukuntu amuzi. Ngewe hari n'abantu mbanzi ukumva umuntu aravuze ati ngewe runaka nsabye kuryamana nawe nahita nemera totali, nta n'ikintu negereje ati nahita nemera bitewe n'ukuntu nyine n'ukubera n'umusitari. Urumva yuko rero uyu mukobwa ikigaragara cyo nta rukundo namba bari bafitanye hagati yabo. Ariko uyu wavuga ko yakundaga Irene nyuma y'igihe gito atangira kugenda ahinduka. Nyine Irene we nta rukundo yari afite, ariko uyu mukobwa nyine ni kwa kundi kandi wenda byanumvi uyu mukobwa wa mugani byo niyo umwe ari umunyamakuru kuri radio Isango Stakirajya radio ikomeye cyane ikunzwe. Noneho Irene agakora ku gisata cy'imyidagaduro cyumva ko yari umusitari nta wabihakana. Uyu mukobwa agacuruza imyenda downtown akorera umuntu atari niye kameme. Urumva umwana w'umukobwa ubonye amahirwe nk'ayo ngayo agomba kubabyaza umusaruro. No kumanga umukobwa we ni nguko ufata urugero, ni nguko wakunda umuntu utaramubona, urumva wagira profi mugahura totali urukundo rw'icyo rufite ruhita ruzamuka. Iyo kuko erega igitsina gore ubundi bakubwira yuko nta gitsina gore nta muntu ugira urukundo w'igitsina gore, agira urukundo y'uwo bari kubana ku kanya. Urumva iyo uje ufata urugero umukobwa uba umutereta, hari uwundi ku ruhande nawe bateretana, wa wundi uri speed uje mbere niwe agira ute niwe akunda, urukundo rwe rutaruza kuko nyine niwe ashaka. Ubundi n'undi ashobora no kuba wa wundi wamweretse ikirenge cy'uko bagiye kubana niwe ahita akunda. Niyo mpamvu bakubwira ko igitsina gore kigira urukundo ari uko hari uwo kigize ute. Hari abasore bo usanga avuga ngo ngewe nzagira umugore nzabanza mwigeho igihe kirekire. Hari usanga avuga kandi ngo ni huti ngewe pfa kuba nabigezemo. Rero uyu mudamu akomeza avuga ko Irene ngo igihe cyageze akajya ataha bwije yatinze cyane, ngo yamuhamagara akamubaza ati suri he, avuga ko ngo yamwitaga dadi uri hehe, akavuga ko ndaje yagira mu rugo akamubwira ngo ariko ntukajye umbaza aho mba ndi, ntabwo ndi umwana wo kuba ati sindi umwana wo kuba ngewe wambaza aho nagiye. Urumva ikigaragara cyo nyine urumva ko umutipe we yamuzanye hano yamubwiraga ko ngo nta mugabo ukwiye kubazwa igihe atahera. Urumva ko nyine hagati yabo, urumva uyu mukobwa ngende kumwumva nawe ari kubyisobanura. Rega icyiza nuko atari yenda uri kubivuga, uyu mudamu nawe ubwe ari kubigaragaza. Ahubwo yenda icyo ashaka ni igiki, ashaka ko Irene amufasha uwo mwana basi akaba yamwitaho, cyangwa nyirizina icyo ashaka twumve nk'aka kantu kuntu ngo yamubwiraga. Wumvaga ari ibintu rwose afite akazi but ndabyibuka amasaha ntibirenga aya masaha ntaraza. Si ibyo urukundo rugiha cyakambwa ati okay ngwino duhurira ahantu ufate dinner tuce twitahira. Turi romantic by the way, nari nzi ko ari urukundo ruzigera ruba bese rurenze urwo. Sha byarantunguye nyine nyuma mbona ari kugenda ahinduka uko yagendaga atera imbere mu kazi. Ngewe ntekereza ko ari nkabyita iterambere se kuba umuntu yarabonye amafaranga agahinduka. Avuga ko akeka ko Irene kugira ngo amwange cyangwa se urukundo rwabo ruzemo akadomo cyangwa se igitotsi niko twabyita buriya ni agatotsi.
Irene ngo yagiye abona amahirwe menshi yo gutuma atunga amafaranga arahinduka. Nabyo birashoboka. Hari igihe buriya hari igihe umuntu cyane cyane iyo ukiri mutoya, iyo ukiri muto hari igihe ubona ku mafaranga kubera guhubuka icyemezo wafashe uhubutse ugahita utekereza ko atari ko wari kugombye kuba umeze, bikaba ngo noneho n'abandi deja mugendana nabo ubwabo gurupe kajya kubwira atari ko man ko tubona muri iyi minsi vipi zawe bimeze bite, noneho muri bya bindi ari kuvuga nawe akumva afite ipfunwe muri we, agatangira agatekereza akavuga ati uyu muntu nazanye wenda deja nta n'ikintu akora, cyangwa wenda mfite abakobwa benshi tuba dusikira. Ashobora no kuvuga ati njyewe nari umukene kandi mu nzu zanjye nifuza umukobwa umeze gutya nawe kizungereze, ariko kuko icyo gihe nari umukene kandi ntapfa kumwigondera, napfuye kuzana uriya twari turi mu kigero kimwe turinganiye, kuko burya amaboko atareshya ntaramukanya cyangwa se umutima urambiriza aho ishyikira. Ubwo rero bw'amafaranga yazaga aravuga ati wowe bye bye, ubu nkurikije ibyo umudamu avuga mbaye nkuretse reka nigire he ahandi. Avuga ko yamuteye kubera amafaranga aratangiye kugenda aboneka. Ariko ikintu ntibaza ni kimwe, urumva ese uwo mudamu we ni igiki yaba yarakoze nyirizina bakimara gutandukana? Hari ikintu yigeze agaragaza avuga ati wenda njye Irene yaranaye bibi kibazo ati yaranaye twarabanaga yaneye inda ibiki n'ibiki? Hari byize uyu mudamu wavuga kuko amafaranga yinjiraga ariko urukundo rwayongaga. Nese ubwo we wabije umuntu ntimwasezeranye muriho gutyo nyirubwo, ariko yari yaramuteye inda inda yari ayifite nyine, ariko kuba yifite ntabwo byari bihagije ngo Irene amukunde. Burya urukundo ni santima, ni ukwiyumvanamo umuntu. Ko umuntu muryamana ntabwo bivuze ko agukunda. Ushobora no kuryamana imyaka igihumbi ariko urukundo rutarakuza. Niyo mpamvu urukundo saga hato ni ibintu byikora. Rero Irene we akubwira ushaka no gusanga nta rukundo mu buzima bwagira. Hari abantu bameze gutyo ugasanga rwose batizerera mu rukundo cyane, ariko kuba batizerera mu rukundo bitavuze ko bataryamana n'abandi bantu. Rero uyu mudamu avuga ko Irene ngo uko amafaranga yazaga ariko we yagendaga ahinduka. Urumva ko yakundaga amafaranga kurusha umuntu. Ni ukuvuga ngo erega nibyo nkubwira, ikigaragara cyo Irene yari yameze nk'aba basore bizana abakobwa muri ghetto, noneho ubu bakaryamana nta yindi diru barimo. None abakobwa bo umukobwa we nyirizina akisetingamo ko kuba aryamanye n'uwo muntu bihagije kuba bakundanye, umukobwa urukundo rukazamuka. Muri kwa kuzamuka k'urukundo rw'umukobwa we nyirizina akaba nta rumurimo namba. Urumva uwo musore nicyo kibazo cyabayeho hagati yabo. Irene ariko avuga ko nako uyu mudamu avuga ko ngo yabonye Irene urukundo rwe rutagifite imizi uko ruyoyoka. Uyu mudamu avuga ko yahise amureka ngo aretse Irene ngashiduka na Irene yarabivuyemo yaragiye burundu. Ngaramutelefona nyuma aramubwira ati ese ngo bivuyemo koko burundu byararangiye untanye n'umwana? No kwa ngo yorose Irene yamutaye mu nzu, yorose wabyuka kwa ngo Irene yamusize muri iyo nzu babagamo arigenda ntiyongeye kumucira iryera. Umudamu ashiduka hamagara Irene amubwira ngo untanye n'umwana nuko bigenze. Nuko nibyo Irene muri make Irene yamutaye mu nzu. Nuko Irene ni kwa kundi we yavuze ati njya kugira ngo sindamubwira ko ngiye cyangwa sinamwirukana. Agenda nka kwa kundi umuntu ashobora kuza kukwizirikaho ukamucika gutyo ukavuga ati wenda batipe banje atagafunguzo ngaka, cyangwa we yagiye noneho n'intebe yarazibisigiye byose. Ariko avuga ko ngo yamusize, uyu mudamu avuga ko Irene yamusize mu nzu amusigana inzu ukwezi ko kwishyura kugiye kugera nta n'amafaranga amusigiye, kandi ukwezi kw'inzu kwageze. Ko ari ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga ngo ebana njye nkurikije niba koko ibi Irene yarabikoze yaba ari umwana mubi. Nkurikije ukuntu njye Irene nkurikije ukuntu ari impunzi numvaga ari umwana mwiza pe, ariko iyi nkuru ugiye kumusiga icyasha. Ariko uyu mudamu akomeza kandi nanone avuga ngo Irene yaramubwiye ngo va mu kazi, ntabwo uzajya mu kazi ufite uruhinja, reka akazi uze wicare mu rugo njye nzajya nkutunga. Ni ukuvuga ngo Irene yamutaye mu nzu, amaze kumukura no mu kazi yamutaye mu nzu nta kazi yarakamukuye mu rwaho yakoraga. Ubwo yaramusimbuje ibindi byumvikana afite n'uruhinja nyine. Urumva ko ni amakosa menshi yakoze. Sinzi njyewe ndi kubona urumva ikintu rwose abatipe b'iki gihe ibintu ntabwo bari byo.
kabone nubwo umuntu yaba yaragukoreye ikintu yebana kigize utese kibabaje ukuntu ntago wamutana umwana wawe nyirizina wenda basi ifasha umwana ariko undi umwihorere cyangwa niba utabishoboye fata umuntu urera uwo mwana niba byanashoboka umumenyere buri kimwe ariko umubyeyi umwihorere niba wenda wumva bitageze cyane ko urukundo n'ubundi ushobora urukundo rujyaho rushaka yego kuko kugira abantu babe bashwana cyangwa bagira ute babe bakwanduranya bagira ibyo bapfa icyiza nuko wagira ute mwatandukana ariko hano bise byumvikana ko ya beef hagati ya Yago ndetse na Irene ihari kuko uyu mudamu akomeza avuga ko ngo ubwo Irene yari amutaye mu nzu ngo uyu mudamu yahise ahamagara Yago yandikiye Yago message Yago ntiyayisubiza bari baziranye ngaramwihamagarira kuri telefone abwira Yago ngo mfite agahinda nshaka gusangiza abanyarwanda bigaragare ko kuba Yago avuga ko Irene hari abana yagiye asambanya ngakagira gute bigaragare ko bihera kuri uyu nguyu wahaye Yago amakuru kuva icyo gihe urumva ko nyine ahantu byahereye urumva ko uyu mugore nawe yarazi ko afitanye beef na Yago deja impamvu niwe kuko ari we yahise amenyesha icyo kintu noneho kukimumenyesha nibwo yahise agira ute nibwo yahise atangira kubitwara gake urumva ko bahise bitwara hari igihe Yago yamubwiye ati wowe tuzabishira hanze ariko dufite ibihamya bigaragara sibyo wenda akaba hari n'ikindi kintu kigiye gusohoka gishobora kuba kigiye kuza inyuma y'ibi urumva kugira umuntu bamushyire hasi ariko n'ubundi ngo Yago yabwiye umukobwa ko yabaretse ati tuzabikora biza kurangira ngo hajemo indi kidobya birangira ikiganiro kidakozwe urumva nyine niyo mpamvu ubu ushobora kuba yarabiteguye neza aramangiye kwiga ku bindi noneho nyuma akaba ashaka kuvuga ati reka nzane noneho nzamutse ku buryo nawe azacika amazi nabyo birashoboka kuko niba wakoreshaga umuntu ibiganiro ukatumiza ati tubwira inkuru yawe tubwira akababaro wahuye nako wowe ukabigaragaza noneho ibaze ukuntu uzabaza umuntu nawe uzi ko ibyawe bigize ute atari shyashya urumva atari ikibazo gikomeye ariko njye ntabwo navuga gutya ngo sinkome ruswa sinkome n'ingasire burya niba umuntu mwarakundanye urukundo rwanyu rukazamo kidobya uko byagenda kose njye ntabwo nemera ko abantu babiri bakundanye bashwana ku buryo buri wese ari umuntu umwe ubigiramo uruhare undi ari marayika hari ikiba cyabiteye kugira ngo umuntu areke kukwiyumvamo either ingeso zawe cyangwa se imico yawe idahwitse cyangwa se gusuzugura ndetse n'ibindi cyangwa se n'ikindi kintu runaka tutamenya ariko ntabwo navuga ngo yarifashe gucya mu gitondo yakwanze kuko amafaranga yazaga tuzi abantu benshi bakundanye ari abakene uyu munsi baracyari kumwe mu bukire bwabo gusa ariko nanone umuntu niba ukunze umukobwa mugashwana bwacya mu gitondo akajya mu itangazamakuru akavuga ni ukuvuga ngo na Irene aramutse ashaka kuvuga ko uyu mukobwa ntiyabura ibyo amuvugaho cyane ariko wenda impamvu Irene atamuvugaho ni uko nta nyungu yabikuramo we nta profit afite kuri uyu mukobwa ariko uyu mukobwa nawe zibaye zihari yamuvugaho cyane ariko nanone hano tukareba tukibaza tuti ese ni gute uyu mwana w'umukobwa kujya gushyira Irene mu itangazamakuru gutya kuko utangira umuvuga gutya gato bikazarangira uzanye n'ibindi byose na biriya byose tuyavuze ngo ibanga bazeranyeho n'ibindi bikoresho bikazarangira rero gutya umukobwa wenda niba Irene hari n'imishinga aramuteganyiriza ugasanga yose birapfuye cyane niba ukundanye n'umuntu byaba byiza ugiye kumureba iwabo ukamubwira uko yumva cyangwa se ukiyambaza inshuti n'abavandimwe bakagira icyo babikora ariko kuza kuri kamera ukajya kuri kamera ukaza kuregera kamera ukavuga gutyo ntabwo njye ari ibintu nashima cyane nubwo rimwe na rimwe ariko nabyo biba bikenewe nabyo nyine hari igihe buriya nawe uhisha inzu wahisha umwotsi urumva n'ubundi deja wenda ikintu ngewe ndi kubona uyu mukobwa yavuze ko yari yaramuborotse Irene communication yabo hagati nta yari ihari none n'ikindi nacyo urumva ko uyu mukobwa ikintu umuntu wenda yakwibaza yavuga ati nyuma y'ibyo yo kubikukora niba Irene iwabo bari naho i Kigali cyangwa bari baziranye ku buryo ashobora kuba yamujyana mu muryango nicyo kibazo cyabaho
noneho nabwo ugasanga uyu mukobwa nawe ese tukibaza wenda kugira ngo abigaragaze hano mbere nyuma yo kubigaragaza cyangwa mbere nuko uyu mukobwa hari umuntu yari yarabwiye wenda ku hande Irene ngo abahuze bikanga. Abahuze gute? Abahuze nyine ku buryo wenda yabaganiza akababwira ati rero hagati yanyu uyu uri kubona wemera umwana wenda akavuga ati nge namwemera umwana. Irene ntabwo yigeze avuga ko umwana muhakana kuko n'uyu mugore avuga ko Irene atigeze yanga umwana. Nta mwanga ariko avuga ko atamufasha. Ibyo byo kuvuga nanone kubahuza nta wabahuza gute se kandi nyine bakubwira ko babanaga mu buryo bwabo. Kwanga uburyo babanagamo gutandukana kwabo nta kibazo cyabayeho. Nta kibazo. N'uyu mukobwa ntabwo yicuza kuba aratandukanye na Irene. We icyo areba ni inyungu z'umwana babyaranye ariko iby'urukundo rwabo rwose nta kibazo abigezeho. We umukobwa avuga yuko amufasha n'ubundi nta kibazo. Avuga ko abo Irene adafasha umwana. Atamufasha. Ariko mu by'ukuri niba atamufasha nyine tekereza nawe niba atamufasha urumva umukobwa yaheze akavuga ati nge nta kibazo mfite. Wenda nabo kuba baratandukanye we yumva ko ari ishema kuri we birashoboka kavuga ati ngiye kuba natandukanye n'uri ari kuzansaza kuko niba ukurikije ahantu ageze ubu ngubu ari umusitari gutya man ntago waba umeze kuriya ngo uri inshuti nyinshi sibyo. Gusa hari ikintu abantu bibeshyaho cyane kumva ko umuntu ari umusitari bingana nuko afite amafaranga menshi biratandukanye cyane. Bitewe nuko hano mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi ku isi twagiye tubona abasitari benshi twari tuzi ko ari abasitari ariko bakaza guhura na shock imwe ugasanga babuze amafaranga barimo kubwira abantu ngo mudufashe ngararwaye muteranye gutyo na gutyo. Rero ntabwo kuba umuntu ari umusitari bivuze ko amafaranga nayo kuri konti ahari. Abasitari ni abantu babaho ubuzima bwo kwiyerekana uko batari kavuga ngo niba ngiye ku karubanda cyangwa ngiye aho abantu bari bumbone kanshaka imodoka nziza nyikodeshe, niba ngiye mu kabari ndajya mu kabari keza, niba ngiye guhaha ku isoko ndahahira muri supermarché yagize umbona mu isoko n'abaturage yavuga ngo iki. Ni ukuvuga umusitari ashobora gukorera miliyoni 5 ijoro rimwe icyumweru kikarangira yayamaze. Ni ukuvuga ngo abasitari babaho ubuzima bwambara ubukeye cyane. Rero kuba umuntu ari umusitari n'abantu benshi bagiye babyirinda cyane nk'abakobwa cyangwa se n'abantu baba bafitanye umubano n'abasitari akumva ko kuba umusitari bingana nuko atunze amafaranga ahubwo nibo bakene cyane. Buriya hari abantu benshi bamamaye bicuza n'impamvu bagiye bamamara bibaho kuko uramamara amafaranga koko ukayabona urayabona ariko no kuyarekura nawe ni huti kuko nta kintu kiba giciriritse uba wagura kuko uko ukiguza abantu kamera ziba zikureba, akabari gaciriritse kamera ziba zikureba. Urumva ko bitavuze ko bikoze byakwanga wabikora bigashoboka ariko umusitari nyine abashaka agiha ahantu hatuma izina rye rikomeza kuzamuka. Rero abantu rwose bibwira ko kuba umuntu ari umusitari ngo n'amafaranga kuri konti ariko bimeze biratandukanye. Ariko nanone tuzi ko abantu batunze amafaranga menshi nanone ni abasitari. Ufite ubwenge uzi gukontorora ibintu atunga menshi kabisa cyane. Gusa nge erega ibi imbogamizi nge ikibazo ndi kubona cyarabayemo cyonyine kimwe ni uko Irene atabashije kugira ute kumenya umwana niba koko iby'umudamu avuga aribyo kuko nawe sitwamwizera kireka bose bari kumwe umwe akavuga ati bose ibi nibyo. Arega umudamu ntabwo yavukubwira ngo ushaka no gusanga umwana amufasha cyane nabyo nibyo. Ariko umudamu kuko wenda nawe akeneye kugira ibyo afataho ushaka gusanga wenda umudamu kuko niwe mama w'umwana avuga ngo wenda nshaka ko umwana wanjye yiga mu kigo iki n'iki ugasanga Irene we yifuza wenda ko yiga muri iki n'iki ugasanga rero nk'umubyeyi ntabwo abyumva neza. Naho gufasha umwana nyine uko byagenda kose nta sinzi ko wabyara umwana ukamara imyaka. Ndibaza nge nicyo ndi kwibaza Irene uriya muntu ufata abahanzi akabafasha urumva agakora inkuru wenda zigiye hirya no hino avuga ati abantu bagize gutya imyaka ikabishize ari nk'ingahe akaba aribwo agaragaje uko kuri urumva bwabyo atari ikibazo. Nge nibyo ndi kwibaza nkavuga ati uyu mugore niba koko ari kuvugisha ukuri Irene yaba ari mu makosa, ariko uyu mugore niba koko Irene nawe amufasha akaba ahubwo ashaka bya bindi byinshi akaba ariyo mpamvu ari kubigaragaza mu itangazamakuru yaba yigize nkana. Hari ikintu hagati yacu reka dutegereze wenda turebe. Umugore warimo gushaka inyungu z'umwana we ntabwo ari gushaka ize. Urukundo rwa Irene yararumurekeye rwarangiye amaze kwiyakira we ashaka ko umwana we afashwa.
nicyo ari gushaka cyonyine vuga ati nkeneye ko umwana wanjye afashwa urumva nyine niba ari cyo ashaka ikigaragara cyo nta kindi yifuza kuri Irene ariko wenda reka dutegereze wenda twumve Irene niba zahari icyo azabivugaho ariko ubu tukiri hano ni iyihe nama wagira abasore uyu munsi hari nk'umusore ntiyabura wateye umukobwa inda akaba nawe yari afite gahunda yo kuba yakora nk'ibi ngibi kuba yakwihakananye nawe umwana wenda akemera umwana inama wagira abasore ni iyihe somo bakwigira kuri ibi bintu byagiye bivugwa ku basitari benshi Dani Nanone uyu witwa Dani Nanone nawe uyu munsi ari mu kirego nk'iki ngiki cyo kuba byaranye n'umwana w'umukobwa namutera inda bigenda nabi uzi icyabaye kuri Ndimbati nyine ibi byose ni irihe somo byasigira abasore njyewe isomo mbabona ni ukuvuga ngo wowe mbere yo kuryamana n'umuntu mbere yo kuryamana n'umuntu nyirizina manza umenye uyu muntu nimutera inda nzamufasha nuko pfe guhubuka ngo cyangwa wenda nk'umuntu wanyweye ibiyobyabwenge ari guhubuka ku muntu atazi agapfa gufatiraho icy'ingenzi ngiye mbona gira mu mutwe hafunguye utekereza uvuga ati uyu muntu niyo namutera ntabwo nagira ipfunwe ryo kuba nahura nawe wenda deja nkamufasha nicyo kosa ribaho ku basore benshi ugasanga we ako kanya bitewe n'amarari afite ako kanya ari kumusunikira kuryamana n'umuntu ariko ntanatekereze ingaruka zizaza nyuma njye mba nabagira nuko bo bagomba kumenya uko bakwitwara bakirinda niba aryamanye n'umuntu akamenya ko ikivuyemo asakirengera naho umukobwa nawe inama namugira ye gupfa gufatiraho nk'ubuhubu ngo yumve ko umuntu bahuye umunsi umwe urukundo rwaje ntabwo urukundo ruza umunsi umwe rushobora kuza ariko nanone wa wundi nawe ntabwo kereka abaye musanzwe muziranye hari ukuntu uba uziranye n'umuntu wenda mwarabaye inshuti mufite nimero ye mukominikana muganira wumva ibitekerezo bye mukunda no kugira inama kugishana inama hariya niho umusore ashobora kuza akakubwira ati ngewe urukundo deje urukundo ngiye uzute ntarufite wenda naragukunze ibiki n'ibiki reka twibane icyo gihe ikigaragara cyo icyo gihe ibintu wumva ko nyine ntabwo mwapfa gushwana cyane ariko wa wundi urabona ku kanya umuriro ukahita ugurumana ati nakunze nagize ute no biriya ntabwo bari byo nabo ariko barashwa buriya urukundo rugira amanda cyangwa se rugira iherezo uretse ko igihe kitangana hari abatandukana mu gihe cy'amezi abiri umwaka imyaka 2 5 10 20 30 na 40 baratandukana abantu rero bishyizemo ko urukundo rutagira iherezo ariko urukundo narwo nta kintu kitagira iherezo cyangwa se kitaba twagita gutese nta kintu nagiye kitagira iherezo mbese kitaba expired nyine ikintu kirarangira cyane igihe cyatangiriye uretse igihe nyine nicyo mbona kitajya kirangira ariko urukundo rurarangira niyo mwakundana akaramata birangira urupfu batandukanyije abenshi bajya gusezerana bavuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu babifuza ko urupfu ari rwo rubatandukanya ariko ababyifuza byose n'igihe mubana nyuma y'umwaka kuko urupfu rukabatandukanya umwe agasigara arira cyane kandi yararahiye ko azatandukanywa n'urupfu kandi ari byo kuko bigezeho hari n'abatandukana nyuma y'imyaka 30 bagakora divorce Bill Gates atandukanye n'umugore we n'abandi benshi ibi ntacyo biba bivuze ahubwo urukundo mwihirije ugakomezanya igihe cyarwo cyagira bikarangira ngewe nta bantu bashaka kwipresha gukundana ahubwo icyo bakuyemo rwari gute bakuyemo nibarufashe kuko bo nta ruhare rubifitemo sibyo n'ubundi ariko bo kuvuga ngo wenda umuntu runaka hoya ati ndakwanza nkwanze n'ibyawe byose kandi ashyirengagiza ko umwana nicyo nyine amategeko aza niyo mpamvu amategeko buriya ntabwo umuntu akwanze cyangwa se mukundanye mukangana nta gitegeko ryakora ngo ryongere ribahuze cyane ariko iyo hajemo umwana mwabyaye iyo mushatse kumwirengagiza cyangwa se kwirengagiza inshingano zanyu aho ngaho itegeko rihita riza rikarengera inyungu za wa mwana ubu nicyo kizima abantu nibave mu bintu byo kwizirika ku bantu ahubwo bo bamenye bavuga ati abantu bageraho bajya kwicana bitewe n'iki nuko kwizirika ku muntu kwihambira ku muntu ahubwo ikintu numva cyabaho nibamenye yuko wenda baganire hagati yabo bajye baganira bavuga ati niba ibintu byanze biranze ariko hari icyo twakuyemo iki kintu cyagifasha gute kugira kikomeze kibeho
nicyo kizima. Naho kwihambira ku muntu ho ntabwo ibyo bintu aba ari byo, ntabwo ibyo bintu aba ari byo pe, kuko akenshi usanga n'abantu bicana, usanga umwe yaranze kuva ku wundi ngo nzakunambaho, kandi uzi ko umuntu atagukunda, wowe ushatse ko agukunda ku ngufu. Ugiye kumera nka wa musore, hari abasore babaho noneho deja agatereta umukobwa, muri kwa gutereta umukobwa wenda nyirizina, umutipe wenda akabivamo nyirizina, cyangwa umukobwa we akabivamo, none umutipe akumva yuko bitewe n'urukundo we yari afite, hari igihe we aba akundanye bwa mbere afite urukundo rwinshi, undi nawe yarakundanye n'undi yaramuhemukiye, nta rukundo akigira, noneho bo wa mukobwa akaza ari simusa akavuga ati ngewe ndagukunda, niwe nkunda wenyine, niwe nkunda. Umutipe nawe ku ruhande akaba bitamurimo nyine, avuga ati reka mukunda, ariko nibiba ngombwa nzabivamo. Ubundi akagenda akamwizirikaho nge ebana. Mu gutandukana umukobwa aragenda akaryama akarira kugira ngo batandukane. Umukobwa hari naho baviramo kwiyahura. Urumva rero twabonye se Scholastic umukobwa we yahuye hariya mu mujyi, yagiye kureba iki umusore, bavuga ko yagiye kureba umusore asanga ari kumwe n'uwundi. Uwo musore atamubwiye ati ngwino sheri ibiki n'ibiki, aramusunika, amusunitse ngo yikubita hasi. Muri kwa kwikubita hasi ntiyagira ute, niyamuramira wenda bavuga ati pore haguruka sheri. Undi nawe bigenda ute, umukobwa ahita afata umwanzuro avuga ati niba umuntu ankoze ibi, kubera urukundo rwinshi yari afite, yumvaga ko atabikora, birangira avuze ati reka nigendere cishene. Urumva rero abantu nibagabanye ibintu by'inkundo byinshi. Yego urukundo ni rwiza, ariko nanone rujya aho rushaka. Gusa ikindi umuntu aba agomba kumenya, urumva impamvu twe tuba dushyiraho ibi biganiro ni mu byo bwo kugira ngo abantu bamenye ibintu mbese uko biba bihagaze. Ntabwo wowe nawe deja nyirizina uba ugomba kumenya uko utwara ibintu. Urumva niba abantu bararemwe bitandukanye, umuntu ukaba usanganye n'umuntu akuze, wowe hari igihe uba ushaka kumutegeka ukuvuga ngo ugenda kuri amategeko yanjye, nawe ugenda kuri ayanjye, kandi ibyo bintu ni ibintu bidashoboka. Muzana bya bitekerezo byanyu mugahuza, mwamara kubihuza nyuma nibwo ushobora kubona ukavuga ati se uyu muntu ni iki kiri kumbangamira kuri we, ni iki kiri kumubangamira kuri njye. Noneho deja nyirizina mugahura, mukaba mwana kwicara mukajya mujya inama, mukavuga ati twebwe inama twajya, reka tujye dukora ibintu gutya, sibyo twe kubangamirana, dutwara ibintu gutya, dore amakosa yanjye naya, amakosa yanjye naya, buri wese mugahuriza hamwe, nibwo mwuba ko ubuzima bukagira urukundo rugera rukaza. Ubundi urukundo iyo mutaganira, ntago hagati yanyu mwishishanya, ntago urukundo ruza. Ariko mu gihe icyagiye muhura mukagenda muganira gake gake, mukarebana, ikosa umuntu yakoze niyumve ko ari kiracitse ngo ahita mutuka cyangwa mubwire nabi, ahubwo akamwegera akamubwira ati nyamara hano wabemukiye. Umuntu yashaka kubaka nawe ahita aca bugufa akavuga ati mbabarira basi hano nahemutse, cyangwa byari kugenda gutya na gutya, mugahura mugira ute, uza urukundo rubagarika. Ariko iyo hagati yanyu umwe avuze n'undi akavugira hejuru, umwe ikintu cyaba kibuze, wenda niba amafaranga y'isukari abuze cyangwa umunyu, undi agahita yumva yuko ibintu deja byacitse, agatangira kugutaranga ati ubwo wayajyanye mu bagore, cyangwa undi ati ubwo amafaranga yanjye wayamaze wayahaye iwanyu. Ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu abantu bahora bashwana bapfuye mu bintu bidafite gahunda, cyangwa umwe akashaka ko hari igihe uzana n'umuntu ari umuntu ukunda kuryoshya, urumva we agahora yumva firingize ubuzima bwe ari kuryoshya, ariko minike ku bandi, agakunda kwiryohereza n'abandi. Noneho mwaba mubana ukamufuhira cyane cyane nk'abasitari, ukajya umufuhira. Noneho muri kwa kumufuhira nicyo kibazo kibaho, ugasanga bigize ute, mutangiye gushwana. Kandi mu by'ukuri ushobora umuntu kuba agukunda, ariko akaba yakusanzura no ku bandi kandi ntibigire ikibazo, mukabana, kuko icyo ushaka ni urukundo. Niba ruhari, nta mpamvu yo gufata umuntu ngo umuzirike wumve ko yaguma iruhande rwawe buri gihe. Reka dusoze dushimira abo twari kumwe. Ubwo iyi nkuru nicyo wavuga mu masegonda 20? Ikintu navuga kuri iyi nkuru, njye byanunguye, ariko gusa njye ikintu ndi kwisabira Irene, ntagerageza afashe uyu mwana koko niba ari ibyo bavuga, kugira ngo areke gukomeza gushira igisebo ku izina rye, kandi
hari icyari kigezweho. Murakoze. Yeah. Mm.